uburwayi bwanjye uko bwaje nakoze ikosa niba umuntu telefone nibyo umuntu telefone nyimushikuje ari muri kwasiteri icyo nabwira ababyeyi banjye nuko narahindutse bitewe n'impamvu zitari nziza gusa nyine nubwo nahindutse ariko narabababaje muzanyihanganire mumbabarire kuko mwambyaye ndi umwana wanyu kandi muzabyihanganire. Turabasuhuje bakunzi budushya Kingdom nk'ibisanzwe nge nitwe Eric Radu murabizi neza aka kanya twatembereye i Huye mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Kigoma turi kumwe n'umusore muri kumubona kuri screen zanyu n'umusore wahuye n'ibibazo bitamworoheye umusore wabaye impumyi mu buryo nawe atazi ariko kandi bikaba byaragiye biterwa n'ingeso atagize nziza ingeso mbi akaba ari nazo akeka ko zamugejeje kuri ubu burwayi bw'ubuhumyi afite. Amazina ye rero agiye gutangira atwibwira. Witwa nde? Nkurunziza Eugene bakunze kwita Drogoba. Nkurunziza Eugene bakunze kwita Drogoba. Turaza kuganira byinshi ariko ndashaka ko muri make ubanza ukatubwira ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. 19 y'amavuko. Urareba? Oya ntago ndeba. Ntago ureba. Ubwo burwayi bwawe ufite bumaze igihe kingana gite? Bwujuje amezi 9. Bwujuje amezi 9. Uri impumyi? Ni gute ubwo burwayi bwawe bwaje? Ubwo burwayi bwawe bwaje gute? Uburwayi bwanjye uko bwaje nakoze ikosa niba umuntu telefone nibyo umuntu telefone nyimushikuje ari muri kwasiteri tayirukankana biba ngombwa ko bafata abandi bantu biri inyuma batanabizi. Abo bafashe rero baza nanjye kunshaka banjyana mu kagari banjyanye mu kagari akagari bankorera dosiye njya muri sitasiyo njyana muri pariki. Ubwo nageze muri pariki nageze ariko wa 4 ngeze ariko wa 4 biba ngombwa ko njya kubazwa ndagenda sinabazwa hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4. Yego. Bo tubwiye ko rero bagufunze mu byukuri baragufunze urangije ugeze aho bari bagufungiye uharwarira amaso gutyo. Ayo maso ukeka ko yatewe n'iki? Nako wabaye impumyi ntago ari kurwara amaso ahubwo wahindutse impumyi. Ukeka ko byatewe n'iki? Yega ko byaba byaratewe n'uburwayi busanzwe se cyangwa se n'umuntu wenda naba naragiriye nabi. Wavuze ko ukeka ko ari umuntu yaba yarakugize gutyo bitewe nuko waba waramwibye akakugira gutyo. Ese barahari koko hari umuntu ukeka? Barahari abantu babiri umwe ndakeka niwe nari nibye uwo munsi undi ariko nkeka we sinamukeka cyane kuko byabaye hashize nk'amezi 3 n'igice 4 mwibye. Niyo mpamvu nkeka umwe ariko n'undi nkaba mukeka. Mubo wibye nta numwe uraza singa kwerurire nibura kwereke ko ari we waba warakugize gutyo warakugize impumyi? Oya ntawe. Uretse we kuba ubikeka gusa ukavuga uti byanga bikunda bishobora kuba byaraturutse kubo nibye. Ariko hakaba hari umuntu twigeze guhura w'umugabo nyine w'umusaza avugira ahantu hakurya y'umuhanda nanjye ndi hakurya yawo uravuga ngo se ngo yansubije telefone yanjye ngo nkamuvura agakira. Ubwo rero nyine birangije kugenda uko narambutse ngo njye kumureba musubirishemo mwumve neza ntiyongera kuvuga mpitamuhinyuza ndambwira ati bateka mitwe nkamwe kera nyine nari mbazi ndabamenyereye sawa ndigendera. Ubwo nabo ngabo nta bandi nkeka. Nta bandi ukeka. So ubwo udusantre wakoreragamo wiba ni hano Huye ni hano ku Karambi ukaba wajya Imaraba mu masoko
Nyamagabe ntabwo wajya kujyayo? Najyagayo rimwe. Nyamagabe ihuye habaye ibirori, habaye nk'umupira, ukagenda ugacomoza abantu amatelefoni ukagira ute, ariko wavuze ko ibyo byose wabiretse kandi utazabyongera kuko inyungu wakuyemo wamaze kuzibona. Hari ikintu, ni ikihe kintu wibuka gihenze waba waribye? Ikintu wibuka gihenze mu mafaranga ku buryo uvuga ati iki kintu narakibye, ariko iki kintu nubwo nakibye kirahenze kabisa, ni ikihe wibuka? ubwo nibaga iyo telefoni naragiye mu ese yari touch zina za smartphone. Naragiye mu kanya nayimaranye, hariho ibihumbi 175,500 kuri iyo telefone. Wabashije kuyabikura se? Amafaranga ibihumbi 175,500. 175,500 nibyo byari biri kuri iyo telefone. Wahise uyabikura? Ubwo umaze kurembera muri gereza, ese ko wasomewe baragukatiye ntabwo bagukatiye? So bankatiye imyaka 4. Hari icyo kuri hano itarashira nyine byabaye ngombwa ko umunsi nari naraburanye ndasomerwa. Habaho icyo bita kugabanyirizwa ibihano no gusobekirwa. Naraburanye ndagabanyirizwa ndanasobekirwa, ariko mu rwego rwo gusobekirwa iyo myaka yose nuko babonaga n'ubundi icyaha cyanjye kitatuma bamfunga naramaze guhura n'uburwayi batazi igihe buzakirira, batanavura ngo bukire. Ubwo rero barandekura ndataha, ariko imyaka 4 iyo rwose hari ahiri ibitse ituje. Ku buryo uramutse ukize cyangwa se ugize akandi gakosa gato ukora n'ubundi ushobora kwisangamo. Hanyuma ufite iwanyu, ufite ababyeyi? Mfite ababyeyi, mfite nyogokuru, mfite ba marume, mfite mama na papa. None se ko ukunda gukora ingeso yo kwiba cyangwa kwitiza iby'abandi, wabitangiye ute kandi wari ufite ababyeyi? Hari uwabigutoje cyangwa byakujemo gutyo wisanga wiba? Sinzi uko byaje kuko biba bigoye. Nagiye kubona nyine mbona ntangira niyibira iwacu amafaranga, nigira nk'amafaranga nka 3,000,000, 2 n'igice. Wigeze kwiba 3,000,000? Oya. Iwacu nyine nayo natangira. Bivuze ngo iwanya amafaranga arahari kabisa? Oya ntago ahari. Ndavuga ku babyeyi bawe. Ku babyeyi nyine ntibayabura kuko ntago bayabura mbese. Nkagenda nitwariramo ibiceri by'amajana, igihe kiragera ngera kuza 500 inote. None igihe kiragera menya no guterura amafaranga ashyitse, mvuga ati aya mafaranga ni 100,000 cyangwa 150,000. Nuko rero ndangije shiduka iwacu bamaze kumvumbura rero nararyohewe n'ibyo ntavunikiye, nshiduka nagiye kwiba abandi baturage rubanda nyamwinshi. Ariko wiba ibijyanye na telefone gusa wenda n'amafaranga? Hari abagore, iyi santere nkikigeramo, hari abagore benshi nagiye numva bavuga bati uyu nguyu mu kwiba ni number 1 kuko n'ibikapu ngo by'abagore ngo bajya kubibashikuza. Ibikapu by'abagore bafite zira za marete ngo bajya kuzitwara. Oya. Rwose jena gukoragamo se nagushikozaga. Ese wagerageje kujya mu ishuri? Mu ishuri nagiyemo nkora nationale ya primaire, nkora na trocome ya secondaire. Aka gacurimo utuye mu mudugudu ngubu? Ubu ntuye mu murenge wa Maraba, akagari ka Gasumba, umudugudu wa Taba, ariko cyane nkakunda kuba nibereye hano ngo Karambe, muri centre ya Karambe. Hariya muri centre ya Karambe niho uba, ni naho wakuriye, ni naho wakoreraga uwo mwuga wawe mubi waretse. Iyo ushaka kujya ahantu ubigenza ute nk'ubu ngubu kutakireba? Nshaka kujya ahantu nyine ni ukunyura mu nzira nzi, aho nari nsanzwe nzi, ariko aho numva nkibuka sinjya mpajyayo, mashaka ndeba umuntu tukajyana. Yego. Ariko damba mfite n'inkoni yanjye ku ruhande hano ngiyi. Iyi nayo ni umuterankunga wanjye mukuru cyane. Iyo nkoni niyo ijya ikuyobora rimwe na rimwe, cyangwa se ukifashisha abana.
umuntu akaba yagutembereza ko mbona kari agasantere kegereye kaburimbo se ntago imodoka ishobora kukugonga uri nko kwambuka hariya. Imodoka yo ntago yangonga kuko ubu tuvuga nibyo ntabona, ibyo naboneraga kure mbyumvira kure n'ubundi. Ubu tuvugana imodoka iri muri metero 250 300 yaka ndayumva. Moto nayo nuko, igare naryo wenda nuko, ariko ryo si cyane kuko ntago rihinda. Yes, hari ubutumwa wari uri kugenera ababyeyi bawe, numvise ukomoza kuko basaba imbabazi, ndagira ngo uzibasabe nkuko wari ubikoze, uzibasabe kuko nabo wenda bazabona iyi video. Ongera nta kibazo. Icyo nabwira ababyeyi banjye nuko narahindutse bitewe n'impamvu zitari nziza. Gusa nyine nubwo nahindutse ariko narabababaje, muzanyihanganire, mumbabarire kuko mwambyaye ndi umwana wanyu kandi muzabyihanganire aho ntabanagiye neza. Izo ni imbabazi nabasabaga. Saba murakoze. Yes, ababyeyi banyu buriya wenda cyangwa se bawe bari kubyumva baraza kukubabarira, ariko nagiraga ngo uhe na message abantu mukorana muri kara gasima cyangwa se mwakoranaga utaraba gutyo mu kwiba mutwara amafaranga y'abandi ndetse n'amatelefoni y'abandi. Icyo nababwira nuko bakura amaboko mu mifuka bagakora, kuko umuntu utibye yarya kandi akabaho akamererwa neza. Kuko viziyo tugezemo ntabwo ikintu cy'ubujura kiri ku isonga cyane ngo kigere imbere cyane kibe cyaba business. Oya, ni ibintu bibi cyane bisubiza n'igihugu inyuma, kuko umunyamahanga aragera mu Rwanda bamwiba yareba ibintu ahaboneye agahita avuga ati hehe no mu Rwanda. Bikaba nyine biteje igihombo kuri wowe no ku gihugu ndetse n'abagituye. Niki wifuza ku bayobozi bari mu gace utuyemo? Icyo nifuza ku bayobozi bari mu gace ntuyemo ni ubufasha nyine busanzwe butari hejuru cyane. Nk'ubuhe ubufasha nifuza ni nko kuba dore ubu iwacu umukecuru arimo arasaza n'iwacu kuko badasa nk'abankunze cyane. Nabifuzaho nk'ubufasha bwo kuba bacakira ahantu naba nibera mbese nk'iwanjye wenda mu rugero rwa hafi, nzajya ntawe mbangamiye cyangwa ntawe mbangamiye. Hari ikibanza ufite bakubakiramo cyangwa se ni ukukubakira bakagushakira n'ikibanza cyangwa se bakagukodeshereza inzu? Wenda nibumva babishobora, ikibanza cyo gisa nk'igihari kirahari. Umukecuru ubwo uri kuvuga ni nyogokuru wawe, ubyara mama wawe cyangwa se ubyara papa? Ubyara mama wawe. Ubu mama wawe abahe? Ubu mama ari i Kigali, hariya mu karere ka Gasabo. Ari i Kigali mu karere ka Gasabo. Muherukana hashize imyaka ingahe udahura na mama wawe? Imyaka ishize ntahura na mama, ntaba mu rugo se cyangwa utaba iwanyu kwa mama wawe? Hashize imyaka 10. 10? Ubwo ni ukuvuga ngo ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 19. 19 ku irangamuntu, ariko ngo wambwiye ko ngo ubusanzwe bibeshye ufite 22. Ubwo nuvuga ngo wamwibye 2,250,000 uri nko mu myaka 9 10 hafi aho. Oya, nari ndi muri 11 n'ibiri. Nibwo wibye izo 2,250,000. So nizere ko ibyo bintu utazabyongera, ugiye Imana inagufashije ugakira, uzakora ugakoresha amaboko yawe, kandi utanakize ugomba kubaho utiba, ugashaka akantu wakoresha amaboko yawe nubwo waba wicaye ahantu hamwe ukareba ko byaguteza imbere. Nizere ko ugiye kubaho neza muri societe, batazongera kukumva hizo ngeso muri aka gace ka Karambi ahangaha uba, sibyo? Nibyo. Kandi wanagira inama bo mwakorana go mwuga ko bitazongera. Ndagushimiye rero, sezera abantu badukurikiranye ku Dushya Kingdom.
mwari kumwe nanjye Nkurunziza Eugene bakunze kwita Drogba. Mwirirwe neza, mugire umunsi mwiza ubaryoheye kandi namwe muryoheye. Yes, murakoze cyane. Uyu mwari turi kumwe nuwo bita Drogba muri aka gace atuyemo. Nanjye twabanye ku Dushya Kingdom, nitwa Eric Radu. Nizere ko mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao, turabakunda cyane.